Inshuti bakundwa ba Bright Pages, twongeye kubaramutsa tubaha ikaze mu kiganiro twabateguriye cy'uyu munsi. Muri cya kiganiro cyacu dusanganwe cyitwa Nkumare amatsiko. Kuri uyu munsi rero twabateguriye akamaro k'ifu y'ikibuto cya avoka. Nkuko musanzwe avoka isanzwe iribwa kandi ikatugirira umumaro cyane kuko ifite uruhare mu kumara stress ndetse kandi ikagira uruhare mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'umutima kubera ko igabanya ibinure bibi mu mubiri. Rero n'urubuto rwayo cya kibuto amatungo asanzwe ajya, abasanzwe borora amatungo magufi nk'ihene musanzwe muzi ko zigaburirwa biriya bibuto zikabirya zinezerewe. N'abantu iyo bafashe ibi bibuto bya avoka bakabyumisha bakabikuramo ifu, iyafu yayo yo twakwita avocado seed powder, igira umumaro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ikoreshejwe neza mu by'ukuri ifite umumaro munini kuko mu kamaro kayo ni uko ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri kandi ikagabanya rwa rugimbu rubi n'ubundi twavugaga. Uru rugimbu rujya rutuma habaho kugenda nabi kw'amaraso, bityo bikaba bishobora gutera indwara zimwe na zimwe z'umutima. Rero kubera amavuta aba muri avoka, akaba mu kibuto cya avoka afasha mu kugabanya rwa rugimbu rubi, ibi bituma igira uruhare cyangwa se yafu igira uruhare mu kugabanya urugimbu rubi ruba mu mubiri. Ikindi ni uko ifasha mu igogora ry'ibyo kurya igihe imigendekere n'imikorere y'igogora itagenda neza. Ushobora gukoresha iyafu y'urubuto rwa avoka, irafasha cyane. Ndetse ikindi ni uko igabanya uburibwe. Ikindi mu kamaro k'iyi fu ni uko ifasha mu kurwanya bacteria n'udukoko dushobora gutera indwara mu mubiri. Ntabwo ari cyo gusa kuko iyi fu y'ikibuto cya avoka ifasha nanone mu migendekere myiza y'amaraso, inagafasha abafite ibibazo by'impyiko ndetse n'abakunda kugira ikizungera, inafasha mu kuvura igifu, ibibyimba byo mu gifu, igafasha kandi mu ndwara z'umutima, ikarinda kanseri kandi ikanayirwanya cyangwa se ikayivura. Ikindi ni uko iyi fu yongerera ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko twanabivuze haruguru, kandi ifite uruhare mu gutunganya imvubura ya thyroid, ikanagira uruhare mu gushyira kuri gahunda abagira imihango iryana idafite gahunda ngo ibe ikora neza. Rero aba bantu nabo baba bakwiriye gukoresha ifu y'ikibuto cya avoka. Ibi birahagije gusa gufata 1/2 cy'itasi, hanyuma ugashyiramo akayiko gatoya ugakoroga, wamara ukanywa. Ndetse birakazuyaze byaba byiza igihe umuntu ari mu gihe cy'imihango. Ibi yaba ari umuntu mutoya uri munsi y'imyaka 10, ni byiza gukoresha 1/3 cy'itasi. Rero bigomba gukorwa n'umuntu ariko yabanje kugisha inama abantu bafite ubumenyi ku birebana no gukoresha ibimera, kubera ko umuntu ashobora kugira uburwayi butandukanye. Rero igihe yagishije inama abafite ubumenyi ku birebana n'ubuzima bw'umuntu no gukoresha bya bimera, nibo baba beza mu kukugira inama y'uburyo ugikoresha mu gihe ufite bwa burwayi utekereza.
ariko kandi nubwo waba utarwaye ushobora kuyikoresha mu gihe ushaka kugira indwara zimwe na zimwe ukingira. Ibyo birahagije. Ndetse kandi igihe urwaye ushobora no kuba wafata ikiyiko kimwe mu mazi ashyushye, ni byiza, cyangwa se ukabikora nk'icyayi, ariko ushobora no kubishyira muri smoothie cyangwa se mu byo kurya. Ntabwo ari ngombwa gusa gukoresha amazi, ariko byaba byiza ibyo byo kurya birimo agasosi ukabivanga bikavangika neza, byaba ari byiza cyane. Hari n'abashobora kubikoresha ku ruhu nko kumasika kugira ngo uruhu rwongere rugire ubutaraga bifuza. Iyi fu y'ikibuto cya avoka ifite intungamubiri nyinshi iyo zipimwe kuri garama 100. Mu by'ukuri ifite fibre ingana na 40 kugeza kuri 50%. Ikagira ibyo bita antioxidant, ibi ni ibishinzwe kurinda umugese, ari nayo mpamvu twabonye haruguru ko birinda kanseri. Hanyuma ikagiramo ibyitwa potassium, calcium ndetse na magnesium na proteine. Izi ntungamubiri ni iziba muri iyi fu y'ikibuto cya avoka. Rero abantu bose bafite ubuzima busanzwe bakuru barayemerewe, ndetse n'abafite bya bibazo by'amacholesterol cyangwa se urugimbu rubi, abafite ibibazo by'igogora, basanzwe bagira ibibazo by'imigendekere mibi y'ibyo kurya mu mubiri wabo, cyangwa kugira impatwe, aba nabo barayemerewe. Ndetse n'abashaka kongera ubudahangarwa, ni byiza ko bashobora kuyikoresha. Bashobora kuyikoresha nibura uko twabivuze haruguru, 3 mu cyumweru cyangwa 4, babikoze 2 ku munsi. Ibyo byabafasha cyane. Rero abasabwa kugira ngo bitonde mu kuyikoresha ni abagore batwite n'abonsa. Icyo gihe baba ari ukubanza kubaza nyine abafite ubumenyi kugira ngo bakugire inama. Ndetse n'abana batoya biba bisaba kwitonda, kuko bose ntabwo bahereza kandi ntibafata urugero rungana n'urw'umuntu mukuru. Hari n'abafite indwara zikomeye ziba zisaba kugira ngo habeho kujya inama. Noneho n'abafata imiti ihoraho, abo nabo bisaba kubanza kugenzura kugira ngo nibafata iyi fu y'ikibuto cya avoka ngo bayikoreshe nko kwikingira cyangwa umuti, babanze kugisha inama. Kandi ni ingenzi nk'uko tubibonye mu gukoresha iyi fu y'ikibuto cya avoka, cyangwa se ibyo bita mu cyongereza avocado seed powder, ni ukuyikoresha igihe ushaka kwikingira cyangwa igihe se wahuye n'uburwayi. Ariko bikaba byiza igihe wabanza kubaza abafite ubumenyi ku birebana no gukoresha ibimera, ndetse n'igihe waba wagiye kwa muganga mu buryo busanzwe bakakugira inama umaze kumenya ese ufite ubuhe burwayi, kugira ngo ukoreshe iyi fu y'ikibuto cya avoka. Rero bakunzi bacu, turagarukira hano, kandi mukomeze kuzirikana ko avoka ari nziza, ntacyo gutabwa kuri yo, na cya kibuto cyayo ni ingenzi cyane.